duhuje igitsina twakoreshaga ano mavuta yego shaka umugore kubera we ariko twaratandukanye tumaze kubyarana umwana umwe aragenda akimara kumenya ko mbega batwitaga batinganye akimara kumenya ko ndi umutinganye yahise agenda tumaze imyaka 15 ndabona wambaye impeta bivuze ko ufite urugo je mfite urugo ufite urugo uwo mubana nawe ni umugabo n'umugore n'umugore wowe ushobora kubana kuryamana n'umugabo ukaba wanaryamana n'umugore yego none se ufashe mikoro tuganire none se umudamu wawe arabizi ko uri ujya unaryamana n'abagabo oya nta muntu n'umubizi Benimana tujinama dukumishano ubuntu buganze Kunama TV inshuti bavandimwe bakunze b'Inama TV nongeye kubasuhuza ni karibu mu biganiro byacu uyu munsi mbafitiye abatumirwa ni abagabo batatu turi kumwe hano buri muntu yagenda bibwira kaza kubabwira igituma turi buze kuganira nabo gusa icyo nzi cyo wowe ukurikiye ikiganiro uraza kumenya byinshi ku buzima witwa Uwihanganye David nkabari ngiye uhagarariye MCM Huye abakunda n'abahuje ibitsina twabikoremo David nkabandi mwanditse watubwira bivuga iki ngo ni MCM rituruka kuri LGBT kuba kundana bahuje ibitsina bakaba bakora imibonano mpuzabitsina bahuje abagabo ku bagabo cyangwa abagore ku bagore abagabo ku bagabo abagore ku bagore yego binyuranye n'ibyo abantu dusanzwe tuzi umugabo n'umugore yego bitewe n'uko umuntu aremetse cyangwa n'uko umuntu yavutse yego hari ibibazo abantu benshi babibazaho muraza kwihangana tumudusubize sivyo yego nkawe umuyobozi wabo wamenye ryari ko utameze nk'abandi wowe wifuza kuryamana n'umuntu muhuje igitsina jewe nabimenye mfite imyaka 12 kuko nabaga ndi mu kigo cya paruwasi ariho natozaga kubyina abapadiri bakankunda umupadiri akasaba ko turyamana nanjye nza kwisanga meze nkawe uza kwisanga umeze nkawe no kuvuga uwo wihaye Imana byaje kurangira ari ukweretse yuko bishoboka ko wakwifuza umugabo mugenzi wawe cyane niwe twaganiraga kanyinisha nari naramenye iby'imibonano mu myaka 12 ariko agenda abinyigisha nanjye sanga numwe muri MCM numva nkunda igitsina gabo igitsina gore sinyikunda yego mugenzi wawe wowe byaba wabibwiwe n'iki ko nawe ni bagenzi banje babinshyizemo gute twaragendanaga bagenda banyigisha uko bimeze nanjye shiduka byangiyemo nanjye narindi ara mu ngororamuco hanyuma bakaza babinkorera nanjye shiduka ninjiye yuko nzanjyamana n'abahuje ibitsina none se ko wumva bishobora kuba byaratewe n'ahantu wari uri nta yandi mahitamo ufite uvuye mu kigo ngororamuco uyu munsi ukaba uri mu buzima busanzwe ntabwo ujya wumva urarikiye umugore ntabwo umukobwa akunyuraho ngo wumve wamugira inshuti ntabwo bijya bibaho ku mukobwa iyo duhuye ahubwo ari igihe mbona n'udusore bagenzi banjye nkumva ndabararikiye bashaka kunjyamana nabo uranyihanganira hari ikibazo nagize mu kwisobanura mu kugira mu kuvuga amazina yawe nuko uhagaze ndabona wambaye impeta bivuze ko ufite urugo je mfite urugo ufite urugo uwo mubana nawe ni umugabo n'umugore n'umugore wowe ushobora kubana kuryamana n'umugabo ukaba wanaryamana n'umugore yego dusobanurire bitandukanye gute ko mugenzi waravuga ati giye ntago nararikira umugore jewe uko bimeze
ni ukuvuga ngo igihe cyo ndarikira umugabo ari uko ndi kumwe nabo yego twagiye mu kigare cy'abagabo Yego. ubundi mu buzima busanzwe mba nta kibazo. okay. None se ufashe mikoro tuganire, none se umudamu wawe arabizi ko ujya unaryama n'abagabo? Oya, nta muntu n'umwe ubizi, sinabigusobanuriye. Nta muntu n'umwe ubizi. Okay. Perezida, mujya mubagira abari mu ngo bafite imiryango ariko ugasanga banafite n'ubundi buzima ku ruhande? cyane rwose abo bantu turabagira. Turimo ibice bibiri, hari abaryamana bahuje ibitsina ariko hari n'abashaka kubera imiryango ibatoteza, ukavuga ati tugushakiye umugore akamushaka ariko atamwiyumvamo, atamukunda, akamushaka kubw'umuryango ariko yikundanira n'uwo bahuje igitsina. Gusa nta kibazo, ibyo birahari. Murabafite? Turabafite, bafite abagore banashyingiwe kandi bakagaruka bakaryamana n'abagabo bagenzi babo. None se ntawe mwaba mufite waba waravuye muri urwo icyo kintu kimeze nk'igihirahiro? Kuko urumva kuryamana n'umugore wawe ukabikora nyine mu nshingano z'abashakanye, mukaba mwanabyarana ariko ukaba ufite n'umugabo ku ruhande, ntabo mwaba mufite byarageze igihe akavuga ati reka mese kamwe? Turabafite, dufite nka 4 mu karere ka Huye banatandukanye. Umugore amaze kumenya ko aryamana n'abandi bagabo bajya mu rukiko barasinyuza, umwe afata ukwe n'undi ajya ukwe, umugabo akaba yikundanira n'abandi bagabo bagenzi be. Okay. Wowe uri mu bantu bamaze kwakira ubwo buzima bwanyu, wamaze kubigira ibintu ushobora no kuba waganiriza bagenzi bawe bakaruhuka, kuko ngira ngo abenshi birabagora kugera ku rwego rwo kubyakira, sibyo? Yego. Ni wowe rero ndaza kukubaza ibibazo byinshi, wihangane nkubaze. Yego. Mu buzima bwawe nta waba warigeze uhurira n'umukobwa ngo mugirane imibonano mpuzabitsina? Ngiye kubera famiye nari mfite umukecuru yaturize kuko twari turifubye. Yego. Adusaba ngiye na murumuna wanjye ko yazapfa narashatse umugore akabona umwuzukuru. Yego. Shaka umugore kubera we, ariko twaratandukanye tumaze kubyarana umwana umwe. Aragenda akimara kumenya ko mbega barkwitaga abatinganyi, akimara kumenya ko ndi umutinganyi yahise agenda. Tumaze imyaka 15 dutandukanye. Ubwo nifite umukope wanjye. Okay. Banira. Uyu murabana uyu munsi? Cyane. Nago gende buze gukoresha iryo zina, sinzi mba njya numva bamwe bavuga ko ribakomeretsa iryo ry'umutinganyi, wenda dukoreshe aba bana bahuje igitsina. Yego. Kuko nyine ni nabwo buzima. Yego. Ariko umuntu yakwibaza, nta bibazo muhura nabyo kubera iyo miterere yanyu inyuranye n'iy'abandi? Yego, ibibazo duhura nabyo keshi cyane. Naho tuba mu makaritsiye mu midugudu, usanga aho unyuze bakuvugiriza induru umutinganya. Icyo kintu kiradukomeretsa. Mu muryango ntibagufata nk'umuntu ngo ni umuco ngo tuba twarataye, baraguca. Kuko nk'ubu nje ntabwo mba mu muryango, naragiye. Yego. Bakimara no kubimenya. Ubwo rero duhura n'iryo hohoterwa, bakaduha akato, tukajya inyuma y'ihezwa, bakumva ko turi abantu b'ibikoko, tutari abantu. Kandi nakwe twavutse nk'abandi, si kwebwe twabyihaye. Yego. Ubwo buzima twisanzemo. Yego. Ese muri benshi muri Huye? Muri Huye turi benshi, turi 80. 80? Yes. None se bajya bavuga, ngiye nta makuru mfite yisumbuye nkamwe, bajya bavuga yuko abana bahuje ibitsina bagira ibikoresho by'umwihariko bibafasha kugira ngo imibonano mpuzabitsina yabo igende neza, cyangwa umuntu ashobora no kubikora agakora imibonano mpuzabitsina na mugenzi we nta kintu yifashishije. Waduhaho ishusho ko biba bimeze? Si ngombwa kuvuga ibyanya by'uko bikorwa, kuko ku rubuga rwacu
hari ibyo tutagomba kuvuga kuko ntituba tugomba kugira ngo dushyire ubuzima butari bwo mu gikari ku mugaragaro sibyo, ariko hari ibibazo abantu bibaza sibyo, nk'icyo njya nyumva bavuga ngo aba bana bahuje ibitsina bijya bibagora bakagira ibikoresho bifashisha cyane, biratugora. Ngewe nyitangira gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu duhuje igitsina, twakoreshaga ano mavuta asanzwe agurwa mu mafarumasi yitwa ngiki, tuno twa famiye, ano yo kwisiga asanzwe. yego, ariko aho twagiye tubonera abaterankunga batwegereje ibikoresho, baduha liburifiye, dukoresha kondomu, ya mavuta twakoreshaga kugira ngo mu kibuno horohe, dukoresha ay'umwimerere, yego, baduhaye abaterankunga. ariko hari abandi batabona ibyo bikoresho, bataranisobanukirwa n'ubundi bagikoresha twatuvuta, yego, kandi turatuvuta tubaviramo kwandura kubera bashobora gukomeretsanya. Kandi aya ngaya liburifiye uyashyira mu kibuno ntihabemo gukomeretsanya, kuko haroroha. Ariko nk'ubu yarabuze cyane. Umuntu yakwibaza ubundi se mwayabonaga gute, yavaga hehe kugira ngo uyu munsi abe yarabuze? Yego, twari dufite ibigo by'abaterankunga byigisha ku buzima bw'imyororokere. Nka HDI yari ifite, yakoreraga hano i Huye, niyo yakwegerezaga liburifiye na kondomu. SFH nayo yakwegerezaga liburifiye na kondomu. Na Soferwa bakoherezaga liburifiye na kondomu. Ariko iyo mishinga yose yavuye muri Huye. Nta mushinga tukibona muri Huye. Nyakubahwa, nyemerera nkubaze kuko ubuzima bwawe bunyuranye n'ubwa bagenzi bawe. Yego. Sibyo? Nshaka kumenya iyo uri kumwe n'umugore wawe, sibyo, uherukana n'undi mugabo, ese ntago mu gikorwa bishobora kuba ikibazo? Oya. Ubwo nyine uba wahinduye imitekerereze ukamenya ngo noneho ngiye gukorera aha. Yego. Aho usengera ntago bajya, nta makuru bafite? Aho usengera nigeze kubikubwira, aho usengera nkorera mu kazi n'ahandi nta makuru bafite. Cyese twagiye mu mahugurwa kandi mahura n'abagenzi banjye. Ariko wumvise ko ufite umwihariko, ndimo nibaza umwihariko wawe hari undi muntu ufite? Ese umwihariko mvuga wawe uri kuwumva? Ndawumva. Nuwuhe? Umwihariko uko ufite uwo twashakanye kandi abandi benshi ntabwo bafite. Ese ubona uzakomeza kubishobora? Ahubwo ndi kubona ndi kugenda mbivamo. Uri kubona ugenda mbivamo? Kuko ndi gukunda umudamu cyane kurenza umugabo mugenzi wanjye. N'ubundi umugabo mugenzi wawe bamufata nk'umugore, kuko barimo batubwira bati tubamo ibyiciro bibiri. Yego. Hari icyiciro cyitwara nk'umugabo nubwo akenera umugabo mugenzi we ngo akamukorera k'inyuma, sibyo? Hakabaho n'umugabo wakira umugabo mugenzi we donc akamuha ibyo by'inyuma muri bamuvuga. Kuvuga ngo jewe ntarashaka nyine nabaga afite inshuti, ariko naho namare gushaka inshuti yanjye n'umudamu wanjye. Rero ubu ngubu bimbaho ngo nk'ikigare ari uko nawe n'abagenzi banjye. Ariko akenshi iyo tutahuye ntabwo kubitekerezaho. Mpura n'umudamu kandi ukumva uranyuzwe. Iyo uvuze ngo urumva wifuza kubivamo, kubivamo nuko ntabwo byahita bikunda, ariko nabyo bizakunda kuko akenshi mpura n'umudamu kandi mbere jewe nahuraga n'umugabo mugenzi wanjye cyangwa se umusore. Ariko ubu kubera ko nk'ukenshi mpura n'umudamu ntabwo ntekereza cyane mugenzi wanjye. Ariko mbere namutekerezaga nkanamuhamagara se duhure ufite umuntu umwe mwabyumva kimwe n'ubu dutembere. Yego.
ariko ubu ngubu ntabwo bikiri. hari inshuti uwo ni umuntu n'ubundi uza mu buzima bwawe no mu rugo, cyangwa ni uko muhura nyine bikaza nuko duhura bitunguranye? duhura gutya bikaza bitunguranye, kandi byakundaga kuba ntarashaka. Iyo ushakiye rero ntabwo tugipfa guhura. wahoze utubwira ko byakubayeho uri muri gereza. Ni ibintu bibaho cyane muri gereza? Hari umuntu ushobora kuyijyamo akayijyamo asanzwe aryamana n'abakobwa cyangwa n'abagore, akaba yahindura ageze muri gereza? Akunda kubaho cyane. Dusobanurire. Urareba niba wenda afite icyaha yakoze, wenda ari imyaka myinshi, wa mugore aragenda akamwibagirwa. Ariko noneho hari abandi nyine baba babikora, bahita bamwinjizamo nyine kumenyerana n'umugabo mugenzi we, noneho ugasanga nawe abigiyemo bibaye. Ese Perezida, nta bantu bajya batekereza ko ibikorwa byanyu bishobora kuba byazamo no guhohotera bagenzi banyu? Kuko hari abajya bavuga bati njyewe sinaba inshuti na runaka atazamfata kure cyangwa atazamwumva cyane. Urakoze cyane. Yego. Kabisa, harimo abahohotera bagenzi babo. Nk'ubu tuba turimo ibyiciro byinshi. Hari ababa bigurisha ku isoko bazwi, ukamuha amafaranga bakabona abakiriya. Se barahari? babona abakiriya no mu mujyi, n'ubu nagupasa n'umuntu umushaka. Abo barazwi bigurisha. Ariko hari n'ababikora batigurisha, baba bafite inshuti, nk'uko umugore n'umugabo babana kandi namuca inyuma, nta kavuyo babishyiramo. Akavuga ati uno ni umukope wanjye paka tuzaryamana paka dutandukanye shaka undi. Ariko hari ababikora mu rwego rw'indango, mu bakobwa bita indangamirwa. Ubu ngubu ni indangamirwa, ntabwo ari indango uko tubivuga. Ariko akabikora yigurisha, umuhamagara, umuha amafaranga, umuverisa. Turabafite muri uno mujyi wa Huye. Perezida, hari ikibazo nibajije. Mwebwe muri abagabo mukabifuza, sibyo? Ubu umugabo ntago birabaho ko umugabo aza akarara iwawe cyangwa se mukaba mwararyamanye mu buriri bumwe atari byo gukora imibonano, ahubwo ari ukujya murana? Kuko urumva nkanjye niwe kameramani dushobora kwicara tukavuga tuti tugiye runaka, twahagera gutaha bikanga, umuntu akaducumbikira akavuga ubwo ari abagabo nibiraranire, sibyo? Byashoboka ko arana n'umuntu mudafitanye gahunda, ari umuntu w'igitsina gabo? Duha ishusho, byagenda gute? Birashoboka. Wenda njye mfite uwo nkunda w'umukope wanjye, ariko dushobora gusohokana n'umuntu runaka w'umugabo, kubera n'ibiganiro twagiranye no gufiringa, akahita anyisangamo, twararana tugakora iyo mibonano. Ariko ntabwo mba mukunda. Oya, tumara impungenge, ntabwo urimo wumva ikibazo cyane. Ikibazo cyanjye ndi kugira ni ukwibaza ngo jyewe nawe duhuye, kuko twebwe jyewe nkunda abagore, sibyo? Nkunda abakobwa n'abagore, sibyo? Umukobwa turyamanye nabura amahoro pe. Twaba tuziranye, twaba tutaziranye, biragoye yuko twaryamana ngo buke mfite amahoro, sibyo? Icyo cyifuzo gishobora kuza kubera imibiri yacu, sibyo? Wowe byashoboka? Ku giti cyanjye, jyewe duhuriye ahantu ari nabwo bwa mbere, bikaba ngombwa ko turarana, nanjye ntabwo nagira amahoro, nakumva nkwifuza, nubwo nabyo nakubwira, ariko ntabwo twararana ngo buke ngo numve mfite amahoro. Bashaka gukora ya mibonano mpuzabitsina kuko mba ndi kumwe n'umuntu nanjye numva nakwifuza. Impamvu mbivuze gutya ni uko hariho abajya bavuga ngo runaka dukeka ko ari umutinganyi, ukabona abasore bagira izo mpungenge. Nawe byaba bikubaho ko hariho abasore babimenye ukabona bagize basa n'abasubiye inyuma, bagasa n'abagenda biheza ku buzima bwawe?
cyane harimo abenshi biheza babo wenda twahurira nk'ahantu mu birori nubwo batabimbwira ariko ntibemere ko tujya gusangira agacupa kavuga ati bayi ndagiye ngwino ngura agacupa goya ndagiye nakubwire ariko wowe utawimaje ukahita wumva icyo ashatse kuvuga uhita utekereza ukavuga ati yaramenye nimba yaramenye rero ntagende njye nkomeze njye kunywa agacupa kanjye. Ikibazo muhura nacyo ubona kibabera imbogamizi cyane mu buzima ni iki? Ikibazo duhura nacyo nuko wenda bagenzi bacu nyine tudahuje imyemerere, ubushake bw'imibonano mpuzabitsina, mudahuje ubushake bw'imibonano mpuzabitsina, katubiba ariko tubivuga kuko ntabwo ari ikibazo cy'imyemerere ahari ngira hari igihe bagenda bavuga bongorerana ngo uriya timu mutinganye, none natwe tukagira ibintu by'inuze byo kwitinya z'isoni ku buryo twacaho no ku muntu w'ishiti dusanzwe tuganira ariko atazi yuko mbikora, none ugasanga ntayo ndimo kugenda niheza. Ese perezida mugenzi wanyu aravuga ati jyewe ntabwo famiye cyangwa se n'abandi bantu barabimenya, sivyo? Akaba atifuza ko bimenyekana, n'abakurikiye ikiganiro barabibona yuko ishusho yiwe tutayerekanye kuko we atifuza ko bimenyekana, sivyo? Murabafite abantu benshi baza bagakenera serivisi mutanga bakaba mu itsinda ryanyu ariko ugasanga ntabwo barabasha kwakira ubuzima bafite. Yego dufite benshi nk'ubu ngiye mfite abo twita aba VIP, abo twita aba VIP wenda n'urugero nk'abayobozi runaka bakora mu nzego za leta cyangwa mu mabanki cyangwa n'abasirikare badashaka kwiyerekana ariko duhuriye mu bikorwa ngewe shyira n'ibikoresho dukoresha n'abashyaheri purifiye, hari n'imiti iturinda kwandura bita pepu na purepo, ariko bo barambwira ngo kuza mu mahugurwa sinzaza, ariko serivisi zo kwa muganga kuko zigendera ku mategeko niza uzambwire kuko purepu uza kuyifata baje kugufata amaraso ngo barebe uko imyijima ihagaze n'ibyo kuko zihagaze kugira ngo utangire ya miti. Ubwo iyo bamaze kuza babafata amaraso ibisubizo byabo kuko baba baranyizeye barambwira ati wowe turagiye ntabwo dushaka gutinda hano utuzanire za purepu, nanjye nkabisaba umuganga kwitaho akayima nkayibashyira kuko ntabwo bashaka kugera gute kwigaragaza ntibaritinyuka, ariko abo ba VIP nibo dufite impungenge cyane. Yego, kubera impungenge dufite kuko iyo atabonye bya bikoresho ashobora kwandura cyangwa akanduza kandi nikakenera akinyuma. Iyo avuye nko mu karere ka Huye kuko abayobozi birwa babimura cyane cyane no mu nzego za gisirikare cyangwa za polisi barabimura, iyo ageze ahandi mu kandi karere kandi akarere kawe ariko kamufashaga ntabwo ajya ku kigo asanze cy'ubuzima ngo bamufashe, bisaba kamamagara kandi nanjye bigasaba urundi rugendo ntibikunde, urumva ashobora kwandura cyangwa akanduza abandi. Nizo mpungenge tuba dufite ku VIP. bivuze ngo umuntu utemera ngo yakire yuko aryamana na bagenzi be bahuje igitsina, harimo izo ngaruka zo kubona serivisi n'ibindi. Hari indi ngaruka ishobora kubaho? Iyindi ngaruka ishobora kuba kutigaragaza ubundi, nicyo cya kibi duhura nacyo bo ntabwo baba bashaka kwigaragaza bamenyekana, ariko umuntu witinyutse akumva uburenganzira bwe ntabwo ashobora kwandura cyangwa kwanduza. Ese perezida abantu babana babana bahuje ibitsina nk'uko kwanyu, ni iki ubona cy'umwihariko bakeneye ku buryo n'uwakurikira kino kiganiro ari umuyobozi cyangwa se ari umuntu uba mu nzego zifata ibyemezo cyangwa ushobora no gukora ubuvugizi ku buryo ushobora kuvuga uti nyabona turatabaza kubera iyi mpamvu iyi n'iyi?
cyangwa ubuzima mubayeho nta bibazo bihari? yego twebwe tubaye mu buzima bukomeye. Ubuzima dukomeye turahezwa tukazanamo n'ihohoterwa, kandi natwe dufite uburenganzira nk'ubw'abandi banyarwanda bose, kuko tugendera ku itegeko nshinga twese nk'abandi banyarwanda, kandi uko abandi baterwa inkunga twebwe ntabwo ariko duterwa inkunga, kuko ntabwo turamenyekana, n'abamenyekanye ntabwo bashyira mu bikorwa. Twebwe dukeneye ubuvugizi dufite, ariko ngewe ujya gutera uburezara bw'ibanze nko mu karere ka Huye tuba dukeneye abaterankunga, kandi n'abayobozi b'akarere baratuzi, bazi ko inyamibwa za Huye zibaho. Ese ubwo ni nk'iyo nkunga babatera? N'inkunga badutera ni inkunga yo kwiteza imbere, kuko usanga abenshi ari abashomeri, yego, kandi natwe tukagendera mu muryango nyarwanda. None se kuba muryamana muhuje ibitsina bishobora kugira uruhare mu kubura amikoro? Cyane mu kubura amikoro n'ibyahezwa na ryahohoterwa, baba bakumenye utuye hano bakavuga ngo umutinganyi, nawe bikakurya mu mutwe, ubuzima ukumva ukahita wimuka ku kandi. Iyo wimutse kubera karitsiye urimo bari kuguhohotera, iyo ugeze ahandi ntabwo watera imbere, uhita ujya mu bwigunge. Ariko badutera nk'inkunga abayobozi bakaduhumuriza bakavuga ati namwe muri abantu nk'abandi, mufite uburenganzira nk'ubw'abandi banyarwanda bose, twibumbiye hamwe abayobozi bakadusura, twakora ibikorwa byo kwiteza imbere, kuko ntabwo twava mu turere tujya ahandi, kuko hari abimuka, hari abo nzi bimutse kubera ihohoterwa n'ihezwa ryo mu miryango. Ese hari ibibazo bijya biba mu tuzi wenda bamenya yuko ufite uwo mwihariko wo kuryamana n'abagenzi bawe muhuje igitsina, bikaba byaba ikibazo? Yego, abo nzi birukanwe ni 2 bazira icyo ngicyo. Bakoraga akahe kazi? Umwe yari ari mu murenge, undi yakoraga muri mizi, ariko kubera ko mbafite nomero za HDI narabahamagaye, baraza bazana ushinzwe ikiremwamuntu, nubwo batabashije gusubira mu kazi, ariko bafite ibindi bakora. None se uyu ni umwihariko w'abagabo gusa, nta bagore, nta bantu b'igitsina gore baba mu ishyirahamwe ryanyu? Mfite abagore, abo nita abatarasi. Abatarasi ni umugore ku mugore uryamana bahuje igitsina, umugore ku mugore uryamana bahuje igitsina, nabo turabafite. Yego, ariko nabo usanga bahezwa, harimo abatariyakira. Twebwe dukeneye ubuvugizi mbega, mukadukomanja nko mu bigo bya HDI, mu Mahoro, no mu bindi bigo byaba bishinzwe uburenganzira bwa muntu. Mu buyobozi se hari ihohoterwa n'akarengane mujye mukorerwa? Mu buyobozi kuko tubona amahugurwa menshi n'abayobozi barimo, ntabwo turi guhohotera, batwakira neza. N'ubu iyo tugiye kuri farumasi y'akarere tugiye gushaka kondomu, njya kuri visi mera n'umugati dukeneye kondomu za emuseri, tukajya kuri farumasi y'akarere akaziduha, zaba zibuze akavuga ati nazihari, kuko badufata neza nta kibazo. Abagore se nabo hari ibibazo by'umwihariko bafite? Abagore ibibazo by'umwihariko, ariko ubundi hari ikibazo tureba. Okay, banza dusubize, hari ibibazo by'umwihariko bafite? Abagore ibibazo by'umwihariko bafite n'abaryamana bahuje ibitsina bari abatarasi, ubu ntabwo bigaragaza, kandi mu mujyi wa Huye barimo. Nk'ubu umbarura abantu 4 gusa babyemera, ariko bakambwira hari bagenzi babo badashaka no ko babyemera, bafite n'abagabo, kavuga ati ngiye ufite umugabo, uraza mu rugo tugafiringa tukaryoshya, ariko namara kubimenyesha bizagenda gute? Kuko nk'ubu natanga nk'urugero, iyo umugabo ku mugabo iyo bahuye nko mu mujyi cyangwa mu nzira bagasomana, bahita bavuga ko ari amahano. Ariko umugore ku mugore iyo bahuye bagasomana nta kintu bivuze. Mfite umugore w'umutarasi ufite umugabo, afite mugenzi we w'umukobwa nta mugabo afite, wowe nyine umugabo wazi ko ari inshuti, haraza bagasomana nabibona, ariko iyo amaze kujya ku kazi bajya mu gitanda, ariko nta garabi, ariko bashobora kwanduzanya. Uwo mugore nagashaka kuza kwa muganga. Ese ubundi we ufite amakuru, ubundi umugore ku mugore bo babigenza bate?
ko mwavuze ko abagabo bo bakora k'inyuma, abagore bo ku bagore bo bigenda gute? ku makuru ufite kereka mbikora ariko ntabwo yizewe. Wenda ubwo bakurikiye ikiganiro bamenye ko tubararikiye yuko tuzagirana ikiganiro n'abagore. Yego. Sivyo? Ku makuru ufite ubundi ari abagore baba bafite ibitsina bibiri. Yego. Afite imisemburo ngana. Akaba ari umugore afite housing y'abagore. Yego. Ariko afite imboro, afite n'igito. Ari aho bita ibinyabibiri. Ariko cya gitsina afite cy'ikigabo kikaba aricyo kidemara, kandi afite n'igitsina cy'umugore, kandi akaba atakunda umugabo, akunda umugore mugenzi we. Byanze bikunze iyo ahuye na wa mugore koko ari jya mukunda, akabona nyine n'umugore ntago ari umugabo, ariko akazabona nyuma ko uwo mugore ari umutarasa, bakaryamana bigahura kabisa, nta kibazo bafite. Reka dusoze ikiganiro. Ndashaka kubabaza ni ikihe kibazo nagomba ko mwari mwiteguye ko nshobora kubabaza ntababajije, buri mwese aragenda ambwira. Gihe kibazo nari niteguye ko uzi abantu bakunda kubaza baba bafite amatsiko. Yego. Baravuga ati LGBT MCM ni iki? Wababwira ati nabakundana bahuje igitsina gute se? Bakahita bavuga ati nabaryamana bafite igitsina. Gese mubikora gute? Jeyo babimbaje hitambabwira ati se uriteguye ngo nzabikwereke. Ariko icyo cyo wakidusobanuriye. Wakidusobanuriye. Wowe ni ikihe kibazo ujya wumva abantu bakunda kwibaza ku baryamana bahuje igitsina wenda ntabajije? Mwakoze. Ikibazo niteze kugira ngo tube duhura twese tube tubishaka cyangwa se kugira ngo tubishatse. Ese barabanza bagasomana? Ko tumwe bavuga ngo umugabo n'umugore iyo bagiye gutegura ngo barabanza bagasomana, bagakoranaho bagashyushya. Se umugabo ku mugabo bo babigenza gute? Mwe mubigenza mute? Yes, twebwe tubigenza gute? Twebwe turabanza tugasomana kugira ngo tutegure, noneho tukagera dukorana ku bitsina byacu twese tubishatse, niho icyo gikorwa kitazitanga. Ariko umuntu ababonye ntabwo yababonamo iyo shusho, sibyo? Hari abandi tubona hanze aha ukabona umuntu yari umusore koko, ariko ukabona yabaye nka cyabakobwa. Kuko umuntu ababonye mwebwe ntabwo yahita abona yuko mufite iyo myitwarire yo kuba mwakunda abasore bagenzi banyu, sibyo? Buriya mutandukanira hehe na bariya tubona ni ukuri birya, ukabona ko umuntu yaragiye wanamureba koko ukavuga uti yewe uyu muntu yewe icyo kibazo umusubize. Yego. Kwebwe turabagabo turarongora, ariko ntiturongorwa. Bariya baba barongorwa bari abagore. Niho mutandukanye. Niho dutandukanye. Bariya barimakira bakimakira ahantu hose kugira ngo kandi baba banigurisha. Yego. Oya, wenda kwigurisha byo byaterwa n'imyitwarire y'umuntu. Gusa icyo numvise aho mutandukanye nuko urongorwa n'urongora mwe mushobora kubarira mukaba batandukanye cyane. Buriya tuba dufite n'inyogosho. Jewe turi kumwe mu mugena ahita amurika batanu tugendanye nona. Kuga tuno ni mugenzi wanjye reka muhamagara urebe umupase na kari purifi. Kandi we ni wa mbere. None se bariya bombi bitwara gikobwa nyine twe tureba tukavuga ni nabo dukunze kumenya ngo nabatinganye ku ma social media na hehe, sibyo? Iyo bo bombi bahuye nta kintu bafashanya rero. Bariya barongorwa. Iyo bahuye bamera nani kintu bavugana sibyo ngo kuganira gutya bisanzwe. Nta nubwo yakumwishimira. Yishimira umurongora. Okay. Noneho rero hari abatinganye cyangwa se baryamana bahuje ibitsina benshi bafite ishusho yatwe nk'abagabo basanzwe. Yes. Gusa mubabwirwa n'iki? Twebwe tuba tubazi. Kubera jewe nigeze gukora amahugurwa hazamo abayobozi.
hajemo umuyobozi natanze ikiganiro nk'iminota 2 tujya kuri refi turarya tusohotse ikiganiro wagitangaga mwumva naza gusomagura urumva yari umuyobozi nahise mvuga ati ubwo wowe manumira uri munyenze wanjye nyine ndayimuha ariko ubu ngasigaye ambwira ati mukubita udukoresho ntigendera akagera. Perezida urakoze cyane, mwakoze kuduha kino kiganiro. Nizere yuko abantu bakurikiye kino kiganiro babasha kumva neza ubuzima bw'abaryamana bahuje igitsina, cyane ko wabigarutseho kenshi ko si amahitamo yanyu nuko mwisanze, nta mpamvu yo kugira ngo umuntu ababone yumve yabaheza, cyane ko wanakomeje kubivuga ko ihezwa n'akato biri mu bintu bibabangamiye cyane.